Nongere mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye abari hanze y'u Rwanda ndetse n'imbere mu gihugu cy'u Rwanda mudahema kudukurikira munsi kundi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye mu ntera aha inshingano abasirikare bakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera abasirikare bakuru babiri b'ipeti rya Lieutenant Colonel abaha inshingano hamwe n'abandi bane. Abazamuye mu ntera ni Lieutenant Colonel Ruzindana Emmanuel wahawe ipeti rya Colonel, anagirwa uhagarariye diplomasi ku rwego rw'igisirikare Defense Attaché muri Uganda mu gihugu gituranye mu majyaruguru y'u Rwanda. Lieutenant Colonel Bakunzi Frank yahawe ipeti rya Colonel, agirwa uhagarariye diplomasi ku rwego rw'igisirikare muri Misiri. Brigadier General Ngironsanga Jean Baptiste yagizwe umuyobozi ushinzwe ubutumwa bw'amahoro mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda. Lieutenant Colonel Bizimungu Claudie akaba yagizwe umuyobozi wungirije w'ishami rya ba Engineer Command mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu gihe ku rundi ruhande Lieutenant Colonel Kayisire Innocent yagizwe umuyobozi w'ikigo Horizon Logistics gishamikiye ku gisirikare cy'u Rwanda RDF. Lieutenant Colonel Munana Jean Paul yagizwe umuyobozi wa Brigade ya Komba Engineer. Lieutenant Colonel Mafura Faustin agirwa umwungirije. Izamurwa mu ntera mu ngabo z'u Rwanda ryaherukaga tariki 26/Nzeri/2022 ubwo Kabandana Innocent wayoboye ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara Cabo Delgado muri Mozambique yabwaga ipeti rya Lieutenant Colonel. Akaba rero yaraje gusimburwa n'uwitwa Eugene Nkubito nawe wamaze kugirwa Brigadier General. Akaba ari Eugene Nkubito akaba ari wasimbuye uyu Innocent Kabandana uri Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Mu yandi makuru, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagaragaje ko muri minsi ibyaha byo kurega undi umubeshyira ndetse no gutanga ubuhamya bw'ibinyoma biri kugenda bifata indi ntera mu ruburira ababyijandikamo ko bazakomeza gukurikiranwa. Icyaha cyo kurega undi umubeshyira giteganywa n'ingingo y'52 mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda. Iyi ngingo ivuga ko umuntu wese urega undi ku mugenzacyaha, ku mushinjacyaha cyangwa se ku mucamanza kandi azi neza ko amubeshyira abakoze ibyaha, iyo abihamijwe n'urukiko anicwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitageze ku mezi 6, niyo azaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Icyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma cyo giteganywa n'ingingo ya 155 aho ivuga ko umuntu wese utanga abigambiriye ubuhamya bw'ibinyoma mu nzego z'ubutabera aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko akaba hanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3, niyo hazawe amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko iyo ubuhamya bw'ibinyoma bwatanzwe mu rubanza rw'inshinjabyaha uregwa yakatiwemo igifungo kirenga imyaka igera kuri 5, uwamutanzeho ubuhamya bw'ibinyoma abigambiriye hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka igera kuri 5, hazawe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Imibare yakusanyijwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu gihe cy'imyaka igera kuri 3 igaragaza ko rukwiriye rero rwakira ibirego 64 ko icyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma mu mwaka wa 2019-2020 RIB yakira ibirego 2020-2021 rwari rwakira ibirego 23 mu gihe 2021-2022 rwakiriye ibirego 21. Ku bijyanye n'icyaha cyo kurega undi mubeshyera muri myaka agera kuri 3 RIB yakira ibirego bigera kuri 86. 2019-2020 hakira ibirego 20, 2020-2021 hakira ibirego 32, mu gihe 2021-2022 hakira ibirego 34. Hashingiwe kuri iyi mibare bigaragara ko ubukana bw'ibyaha bugenda burushaho gufata indi ntera mu muryango nyarwanda. Icyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma RIB igaragaza ko hari igihe gikorerwa mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha cyangwa se mu rukiko. Iki cyaha kiganje mu kigero cy'abantu bari hagati y'imyaka 40-89 aho bangana na 62% mu gihe abari hagati y'imyaka 20-39 bagikora ari 38%. Iyo urebye usanga abagabo ari bo bagize umubare munini cyane bakora iki cyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma uko bangana na 63.3%, abagore bakangana 33.7%. Mu kiganiro umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitiri yagiranye itangazamakuru yavuze ko iki cyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma kigaragara mu manza zitandukanye. Ati ibyaha byo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma bikunze kugaragara cyane hagati y'abashakanye cyangwa se hagati y'abashaka imitungo,
aho umwe asaba undi kuzemeza ibyo bumvikanye imbere y'urukiko, bikunze ngo no kugaragara no mu birego by'imbonezamubano nk'izungura ku bashakanye, abashaka indonke. Bigaragara kandi ko mu bashaka kuzamurwa mu ntera mu kazi, ibyaha bijyana n'ikindi cyaha cyo gukora cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Yavuze kandi ko hari nk'abantu ugenda usanga bakoresheje impapuro mpimbano bagaragaza ko ari abana b'umuntu runaka kugira ngo bazazungure. Icyo gihe icyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma gihita gihurirana n'icyo gukoresha impapuro mpimbano. Icyaha cyageze mu bashaka kwikizanya RIB igaragaza ko icyaha cyo kurega undi umubeshyera kigaragara cyane mu byiciro bitandukanye by'Abanyarwanda, nk'aho umukobwa ashobora kubeshyera umuhungu bakundana ko yamusambanyije ku gahato. Murangira Bitseri ati iki cyaha gikunze kugaragara nk'abantu ati barega umuntu bamubeshyera ko yasambanyije umwana, ugasanga abantu bari kuvuga ko umuntu runaka yasambanyije umukozi wo mu rugo utaruzuza imyaka y'ubukure. Ati ntabwo tuvuga ko ibi byaha bitabaho, ati bibaho, ariko hari ababyitwaza bakabeshyera abandi, ugasanga umugabo arashinjwa gusambanya umwana we. Yavuze ko iki cyaha gikunze rero kandi kugaragara mu bashakanye iyo umwe ashaka kwivuna undi cyangwa se kumwikiza bishingiye ku makimbirane y'imitungo, aho umwe ashaka kwikiza undi akavuga ati nibamufunga imyaka 20 azasanga umutungo narawigaruriye. Ahandi iki cyaha cyo kurega undi umubeshyera gikunze kugaragara ngo ni hagati y'umusore n'inkumi bakundana. Ati hari igihe usanga bari barumvikanye ku bana, hagira umwe ubeshya undi, mugenzi we akababara, uwo wababaye akaba yashaka uburyo yakwihorera kubwo guhemukirana na mugenzi we, ugasanga aravuze ati kanaka yasambanyije ku gahato. Ahandi iki cyaha kigaragara ni mu bijyanye n'ubujura, aho usanga nk'umukoresha ushaka kwikiza umukozi we ku mpamvu zitandukanye amubeshyera ko yamwibye. Murangira ati ushobora gusanga umukoresha arimo umukozi amafaranga menshi, yarabuze ko amwishyura, akamurega ngo yibye, akamurega icyaha cy'ubujura. Murangira yavuze ko iyo hakozwe iperereza bagasanga hari abatanze ubuhamya bw'ibinyoma nabo bahanwa. Yagize ati nta gitangaza ko ushobora kuza mu bugenzacyaha uje kurega bikarangira ari wowe ukurikiranywe, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo naje kurega none ninjye mfunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwagaragaje ko kandi abandi bantu bakunze kugaragara mu cyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma ari abashakanye, aho umugabo n'umugore bashobora kugambanira undi mugabo. Murangira ati aho usanga abashakanye bumvikana, ati hakaba hari umuntu bashaka gukura amafaranga runaka, ati wenda waterese umwe muri bo, ati none bakumvikana umwe akazaza akavuga ko yasanze uwo muntu ashaka gusambanya mugenzi we bashakanye. Ibi ngo rero bigaragara cyane ku bashakanye bashaka kurya umuntu amafaranga, aho nk'umugabo ashobora kugambana n'umugore we, ati uzabeshye uriya mugabo ufite amafaranga ko mugiye kuryamana, ati noneho ngewe nzahita nza, ati tumukuremo amafaranga kugira ngo tutamurega. Murangira Bitseri yavuze ko iyo iki cyaha gikorewe umuntu ufite izina rikomeye, usanga yifuza gutanga amafaranga yose ashoboka kugira ngo izina rye ridahindana. Yasabye abakorerwa iki cyaha kugira umuhate wo kurega, kuko iyo atabikoze usanga aba bantu bakomeza gukoresha uburyo mu kumurya amafaranga. Umwe mu bantu baherutse gukurikiranwaho iki cyaha cyo kurega umuntu umubeshyera ni umukobwa wo mu karere ka Rubavu wareze umuyobozi w'umurenge amushinja kumukubita no kumukura iryinyo nyuma y'uko baryamanye. Mu kirego uyu mukobwa wakoraga mu kabari yatanze yavuze ko gitifu yari amaze igihe amusaba ko baryamana, undi akabyanga, nyuma ngo yaje ngo kumufata adafite ibyangombwa by'uko yikingije, aramukubita amukura iryinyo. Dr Murangira Bitseri yavuze ko mu iperereza RIB yakoze yasanze umukobwa yarabeshye, ahubwo yarareze uyu muyobozi ku kagambane k'umukoresha we wo mu kabari wari wararakajwe n'uko yagiye acibwa amafaranga menshi kubera gutubahiriza ingamba za COVID-19. Uyu nyirakabari ngo yaje kurakarira uyu muyobozi, bituma anoza umugambi wo kumwikiza abinyujije muri uyu mukobwa. Kugeza ubu umukobwa yamaze gutabwa muri yombi mu gihe umukoresha we akiri gushakishwa. Dr Murangira Bitseri yagaragaje ko uretse kuba uwakoze ibi byaha afungwa biteza n'izindi ngaruka zirimo inzangano mu miryango. Ati turasaba Abanyarwanda rero kwirinda ibi byaha kuko ingaruka zirimo ari nyinshi. Uretse ibijyanye n'ibihano byo kuba umuntu yafungwa, adusanga ibi ari ibyaha bikurura inzangano hagati y'abantu, ugasanga harimo inzika cyangwa se kwangana bidafite impamvu yumvikana bishingiyeho.
Duhere mu Rwanda, ubushinjacyaha busabiye Edouard Bamporiki gufungwa imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki wahoje ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco akurikiranyweho icyaha cyo kwakira ruswa. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali, Eric Bagirubusa. Eric Bagirubusa, wiriweho? Neza nawe Venuste Nshimiyimana. None Edouard Bamporiki yakiriye ate ubusabe bw'ubushinjacyaha? Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwana Edouard Bamporiki aravuze ngo muri rusange nk'uko yagiye aburana nta kintu kindi yakora yarenzaho uretse kuguma atakamba asaba imbabazi. Mu gusaba imbabazi yabwiye umucamanza ngo imbabazi yaramuka amuhaye zamubera igishoro mu buzima asigaje ku isi. Ariko se mu kwemera icyo cyaha cyo kwakira ruswa hasobanuwe uko yacyakiriye nawe yabivuzeho iki? Ubushinjacyaha buramurega ko Bamporiki yanyuze ku bantu batandukanye abatera ubwoba, harimo uwitwa Gatera Norbert ufite uruganda rukora inzoga hano mu mujyi wa Kigali. Bamporiki ngo yaba yaramuteraga ubwoba amubwira ngo natamuha amafaranga runaka arafungisha uruganda, ariko Gatera nawe yari yaramureze mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ko yari amaze kumutwara amafaranga menshi. Nuko rero muri rusange ukuntu aya mafaranga miliyoni 5 aregwa uruganda rwa Gatera umujyi wa Kigali wari warufunze kandi ngo Bamporiki abigizemo uruhare. Bamporiki ariko ibyo ngibyo avuga ko nta ruhare yabigizemo kuko ngo Gatera n'ubusanzwe yari inshuti ye y'amagara ngo kuva kera bamaze imyaka isaga 12, akavuga ko nta ruhare yagize mu gufungisha uruganda rwe, ahubwo ko yamuhuje n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo abashe kuba yamufasha uruganda rufungurwe, ariko aza kuzana miliyoni 5 ngo Bamporiki akavuga ko yazitaga inzoga ngo bagombaga guha Merari Mpabwa n'amaguru ayandi miliyoni 3 bakayarya. Nuko ngo rero mu kuyazana bakayashyira miliyoni 2 bakazishyira mu modoka ya Merari Mpabwa n'amaguru, inzego z'umutekano ubugenzacyaha zari zarangije kubimenya kare ziza batabizi zibafata bafatirwa mu cyone bariko babivuga Nshimiyimana. Ku buryo se muri iyo hazabu ya miliyoni 200 zisabwa kwishyurwa n'uregwa ziramutse zitanzwe, ayo mafaranga harayavamo akaba yahabwa Gatera wahombeye muri iryo tangwa rya ruswa? Venuste Nshimiyimana, icyo ngicyo nakubwira ko ntabwo ndamenya umucamanza niwe wo kuba yafata icyo cyemezo. Nuko rero gusobanura ubushinjacyaha buvuga ko no mu 2021 Bamporiki yafunguje umugore wa Gatera nabwo bamuha miliyoni 10. Aravuga ko ubushinjacyaha buravuga ko yagiye anyura mu nzego zaba izari ndetse n'ubushinjacyaha ahamagara abyita ngo no gukora ubuvugizi. Bamporiki ahangaha yasobanuye ngo nk'umugore wa